Ndabasuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Amazina yanjye nitwa Shakte Shalom niwe gisubizo. Hanyuma nagira ngo tuganire ijambo rigendanye n'intego ivuga inshingano n'umuhamagaro. Reka tubanze dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana ko uri Imana nziza, kandi nk'uko utugenera ibidutunga bivuye mu butaka bikagirira umumaro imibiri yacu, ni nako utegura ibidutunga bivuye mu ijambo ryawe kugira ngo bihembure ubugingo bwacu, bitugeze ku gakiza gashyitsi. Turakwinginga rero kugira ngo udushyigikire ukuboko kwawe kwiza, abo uteguye kumva ijambo ryawe bibaheshe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nashimye ko tuganira ku kintu kijyanye n'inshingano ndetse n'umuhamagaro, hanyuma turaza gusoma ibyanditswe byera tuze gukuramo icyifuzo dusenga. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze nsobanure inshingano. Inshingano ni umurimo uhabwa n'abantu Imana ibaciyemo ikabakoresha, cyangwa ubwabo bakakubonamo ubushobozi ububagaragarije cyangwa basanzwe babukuziho, hanyuma bakaguha inshingano runaka. Bashobora kumenya ubwo bushobozi bigendeye kuri diplome, barebye amasomo wize cyangwa se ikizami watsinze cyangwa ubunararibonye butandukanye, bakaguha inshingano. Mu buryo bw'isi hari inshingano zimwe na zimwe zijyana n'imirimo ukora, kuba perezida wa organization runaka, ukaba CEO, minisita cyangwa izindi. Ariko no mu buryo bw'Imana ushobora kuba pasiteri, ukaba umudiyakoni. Ibyo byose ni inshingano uhabwa Imana iciye mu bantu cyangwa mu bundi buryo butandukanye. Umuhamagaro wo uba hagati y'uhamagarwa ndetse n'Imana, ku buryo Imana ariyo ibasha no kuwugenza, kuko ariwe uguhamagarira. Ntabwo bisaba ngo abantu bamenye ko wawuhamagariwe, bakubona ukora cyangwa ntibakubone, ariko wowe ukaba wakoze kuko uba urebwa n'Imana. Imana ishobora kuguha umuhamagaro wo kuba umujyanama, ukita ku bantu ukabagira inama, ushobora kuririmba, ushobora guhamagarira gukora tuwarete, nubwo ari mu nshingano y'abadiyakoni, ariko Imana ikabona ko ari wowe ukwiye kubikora, ikabiguhamagarira. Cyangwa se ikaguha umuhamagaro ukajya usura bene data rimwe na rimwe batajya banagaragara mu itorero. Inshingano rero zigenzurwa n'abantu, ariko Imana niyo igenzura umuhamagaro. Inshingano ushobora kubigiramo uruhare kugira ngo uyihabwe, ariko umuhamagaro wo nta ruhare umuntu awugiramo, uretse Imana yo itoranya umuntu ireba mu mutima ikaguhamagarira ikintu runaka. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 26. Haranditse ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bahamagawe atari benshi, ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Murumva ko umuhamagaro ntabwo bisaba abantu benshi, ariko Bibiliya iratubwiye ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu kuko tumeze nk'abatoranijwe muri benshi. Rero umuhamagaro mugani uza ari ugutoranwa, kuko Imana ireba mu mutima. Ntabwo bigendera ku bushobozi bw'umuntu afite mu burjyanye n'isi, amafaranga cyangwa ikindi kintu. Imana igenzura umutima igaguhamagara nk'uko yahamagariye Dawidi kuba umwami, nyamara yari umushumba. Ku bijyanye n'amasomo n'aho umuntu yavukiye, Dawidi ntiyari akwiye guhamagarirwa ubwami, ariko Imana ireba mu mutima niyo yashimye ko Dawidi aba umwami. Imana rero niyo ishoboza umuntu uwo ari we wese ihaye inshingano, ariko inshingano z'Imana ntabwo zitwa inshingano, ahubwo n'uwo muhamagaro mvuga. Niyo iguhereza imbaraga bitewe n'ikiguhamagariye. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 2 umurongo wa 10, haranditse ngo nicyo gituma bene data mukwiye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranwa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Ngo nimukora umuhamagaro wanyu mugakora guhamagarwa kwanyu, Bibiliya iravuze ngo ntabwo muzasitara na hato, kuko Imana yabahamagaye niyo igena igikoresho cyose ukeneye, umuntu wese uzagufasha, ibintu byose bizagufasha kugera ku muhamagaro no kuwuzuza neza. Imana niyo ibigena. Ubwo rero dukwiye kurushaho gukomeza umuhamagaro Imana iduhamagara, kandi tukawukora nk'uko ibiduhamagariye, kuko ariyo inawudushoboza. Ikindi kintu, inshingano burya zo mu nzu y'Imana, iyo zitarimo umuhamagaro zibera umutwaro nyirazo. Iyo ufite inshingano, iyo uri umudiyakoni, iyo uri pasiteri, iyo uri perezida wa korali,
iyo uri undi uwo ari we wese, ariko bikaba ari inshingano watorewe. Muri ino minsi bisigaye bidasanzwe kuko umuntu asigaye agira uruhare mu nshingano zo mu nzu y'Imana. Nabyita ko abantu basigaye bihamagara, kubera ko byarenze ko abantu bashaka gukorera Imana ahubwo bagashaka gukorera icyubahiro. Basigaye rero batanga amafaranga, rimwe na rimwe ukaba pasiteri. Mu matora ya korari hasigaye habamo kubanza kuganiriza abantu mu bundi buryo, ukagira ngo yenda ni bashakamo ubutunzi cyangwa ikindi kintu kidasanzwe uretse gukorera Imana. Rero izo nshingano izo arizo zose zo mu nzu y'Imana, iyo zitarimo umuhamagaro, zivuna nyirazo ndetse zikamugora, zikamwerekeza ku kigero cyo kuba nk'umufarisayo ukorera aho abandi bareba, ariko Imana imugaye, akorera gushimwa n'abantu ndetse no guhabwa icyubahiro n'irindi kuza ashaka, no kubyahisha irari rye cyangwa se izindi ndamo mu buryo bufatika ashakamo, bityo bigatuma inshingano zimuremerera ntanazikore neza. Ariko kandi rimwe na rimwe abantu bakaba babimushimira kuko iyo yitaye ku guhaza amarangamutima y'abantu abasha kubigeraho rimwe na rimwe, sibye ko bitaramba. Icyo gihe rero ziranavuna iyo bibayeho kwitanga. Ntushobora kwitanga kuko atari umuhamagaro wawe, ari inshingano. Iyo birenze yuko abantu bagushimiye inshingano, ibindi birenze ibyo ngibyo ntabwo ubasha kubikora. Iki kintu nagira ngo bene data mukirinde kubona inshingano zo mu nzu y'Imana ariko Imana itaziguhamagariye. Ni umutwaro uheka utazahemera. Ikindi kintu cyiza gikomeye nuko inshingano iyo zibanjirijwe n'umuhamagaro zera imbuto nyinshi. Buriya iyo wabanje kugira umuhamagaro ushobora kuba ukora ikintu mu buryo bworoheje, ariko iyo ari umuhamagaro wawe bikiyongeramo inshingano, bigufasha kugenzura wa muhamagaro. Ni nk'itarantu yawe ubonye aho uyigenzurira. Ni ukuvuga ngo iyo wahamagariwe kuririmba, urugero ukabadirije, ya tarantu yawe urayigenzuramo nyinshi, kuko ubasha no gutoza abandi kuririmba, bikagira umumaro itorero muri rusange. Mbese uba waguriye tere, ubonye tere yo kugenzuriramo umuhamagaro wawe. Iyo wari evangeliste, uri umuvugabutumwa w'umuhamagaro Imana yahamagaye, warangiza ukaba pasiteri cyangwa ugahabwa izindi nshingano ukaba mwarimu, bikwagurira imbago, bikwagurira imbago z'ivugabutumwa, kuko ubonye tere yagutse yo gukoreramo ubutumwa, ubonye abandi bantu bakumva bagutse, kugira ngo ubashe kugenzura umuhamagaro wawe. Iyo wakoraga tuwarete ari nk'umuhamagaro Imana yagusanze ikakubwira ati ndashaka kujya unkorera tuwarete, yenda yabonye bamwe batabikora neza cyangwa rimwe na rimwe barangara, iyo ari umuhamagaro wawe ubikora neza. Iyo rero byongeye bikaguhereza inshingano, ukaba yenda nk'umudiyakoni, noneho naho utageraga ubasha kugerayo ugakora ya nshingano neza, kuko mbere y'inshingano byabaye umuhamagaro. Ikindi kintu ushobora kuba wari usanzwe uhugura abantu, ariko rimwe na rimwe bamwe ntibakumve, abandi ntubageremo kubera ko udafite isumwe. Imana ikaguha kuba perezida wa korari, Imana ikaguha kuba ikindi kintu, byaba inshingano rero bigatuma ubasha kugera kuri benshi baruta abo wari usanzwe ugeraho. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire yuko ikintu cyose cyitwa inshingano iyo kitabanjijwe n'umuhamagaro kiba atari cyiza. Kereka ari mu buryo bw'isi, ushobora kuba uyoboye kampani runaka ari inshingano zawe, hanyuma ibindi byose wajya ukora ukabikora nyine neza, abantu bakanagushima, kubera ko inshingano zo iyo uzikoze neza n'abantu bagushima, ntabwo ari Imana igushima, kuko uba ufitemo n'izindi nyungu zawe ku giti cyawe. Ariko inshingano zo mu buryo bw'Imana zabanjijwe n'umuhamagaro, abantu bashobora kugushima, ariko n'Imana ikabiguhera umugisha. Dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya 4 umurongo wa 1, handitse ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Pawulo avuga ngo ndabinginga kugira ngo mugende ibyo mwahamagariwe. Umurongo wa 4 avuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Umurongo wa 7 avuga ngo ariko umuntu wese muri mwe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Imana niyo ihereza umuntu bitewe n'urugero rwayo, ikaguhereza bitewe n'uko igushaka, bitewe n'aho igutumye. Umurongo wa 11 haba ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ngira ngo murabyumvise ko Imana ari igena impano.
bamwe ikabaha kuba intumwa zayo, abandi ikabaha kuba abahanuzi, abandi ikabaha kuba ababwirizabutumwa, abandi ikabaha kuba abungeri n'abigisha, abandi ikabaha kuba abaririmbyi, abandi ikabaha izo mpano zo kubwiriza ubutumwa mu buryo bwo guhugura abandi. Ibyo byose ni uburyo Imana igena, ariko ikabigabanya abantu bitewe n'ubuntu bwayo ndetse n'icyo igutumyemo. Ndagira ngo turebere hamwe uburyo umuntu ashobora kumenya umuhamagaro we. Imana ishobora kubikubwira ikwisangiye mu nzozi, yigize isanga Samweli aryamye iramuhamagara, ariko ko yari umwana atabizi akajya kubaza Eli ati numvise umpamagara, nyuma agasobanurwa ko ari Imana imusanze. Cyangwa se igakoresha abahanuzi, aba ngo wari usanzwe uri umuririmbyi ariko ndumva nshaka ko unkorera mu buryo bw'ubudiyakoni, kandi kugira ngo ubikore neza birasaba ko udakomeza kuba umuririmbyi. Cyangwa se ikakubwira ati nashaka ko unkorera mu buryo bw'ubuvugabutumwa ubwiriza kuruta ko ukomeza kuba umuririmbyi. Cyangwa ukaba wari wibereye umukristo usanzwe, Imana ikavuga ati ndashaka ko uba umunyamasengesho ugaheka itorero. Ubwo buryo Imana ishobora guca mu bahanuzi, cyangwa ikagusanga mu ijoro uryamye. Yigize isanga Yeremiya yamubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibyo ni uburyo Imana ihamagara. Yeremiya igice cya 5 niho musanga ubwo buryo Imana yabwiyemo Yeremiya. Ikindi kintu, Imana ishobora guca mu mutima uhana ukaguhata gukora ikintu ntawe ukubwirije, ugahabwa gukora umurimo runaka, umutima ukajya uhora uguhata ukubwira ati nyamara ajya muri korali, nyamara ajya muri korali, nyamara ajya muri korali. Ubwo buryo naryo bishobora kuba ijwi ry'Imana rikumenyesha umuhamagaro wawe. Ikindi kintu ni uko icyo Imana iguhamagariye iguha ihishurirwa rijyanye nacyo, kandi mu gihe gikwiriye uba uzabarana n'Imana. Aha hantu Imana iyo yaguhaye kuba perezida wa korali, iyo uryamye iguhishurirwa rijyanye n'ubuyobozi bwa korali ikabikumenyesha. Iyo uri pasiteri, Imana iguhishurirwa ry'uburyo intama ukwiye kuziyoboramo. Iyo uri umuririmbyi, iyo uryamye wumva indirimbo ije, iyo uri mu bihe byiza byo gusenga, Imana iguha indirimbo bitewe n'icyo ishaka ko ubwoko bwayo bwumva. Nuko nguko Imana igufasha kugenzura umuhamagaro wawe. Nuko iyo ariyo yaguhamagaye igenda iguhishurirwa, ariko iyo ufite inshingano zitarimo umuhamagaro ubikora uko ubwirijwe n'abantu, ukumva abantu barakwibutsa gukora iki, ukumva abantu bakubwira ati ariko kuki korali yacu tutagisenga perezida turabivugaho iki, kuko itari ihishurirwa ryawe, uwo bitari umuhamagaro wawe. Ntabwo ujya utekereza ubuzima bw'imisengere ya korali, ntabwo ujya utekereza uko intama zimeze ngo ubaye wazisurira pasiteri, ntabwo ujya utekereza ko ugeze mu gihe cyo gusenga ko itorero ryatewe. Iyo utari umunyamasengesho w'umunyamuhamagaro, usenga kuko bagenzi bawe bapanze amasengesho, cyangwa ugasenga wizirikana kubera yuko wagize ibyago, cyangwa wibutse ko hari ikintu ukwiye gusaba Imana. Bene data, iyo uri umunyeshingano utari umunyamuhamagaro, uravuna, uvunisha abo mukorana, kandi nawe ubwawe bijya bikurambira kenshi. Iyo wamaze kunezeza abantu, ntabwo wibuka gukora icyo Imana iguhamagarira kugira ngo abe ariyo unezeza, ahubwo iteka wita ku bushake bw'abantu no guhaza abantu. Ariko rimwe na rimwe uranahinyurwa kubera yuko abantu rimwe na rimwe bakugenzura bakabona yuko ibyo ukora ubyishakamo, ubyihingamo, atari ibintu bikurimo. Ndabinginze bene data, mwirinde gukora ikintu icyo ari cyo cyose mutabikoreshejwe n'umuhamagaro Imana ibahamagaye. Hari ibintu Imana ibahamagariye muba muri guta inyuma, umuntu akishakira ibindi, ukihata kuririmba, ukihata ibindi byose kuko ubona aribyo birimo icyubahiro cy'abantu, nyamara atari umuhamagaro wawe. Imana iturinde bene data. Pawulo abwira Abefeso ngo mukwiriye kwibuka ndetse mugakora uko bikwiriye, uko mwahamagawe. Gukora ibintu bitandukanye n'umuhamagaro wawe ni nko guhinga mu isambu itari yawe kandi utemerewe kuzayisaruramo. Igihe gikwiriye Imana izaza kubarana nawe. Icyo izabarana nawe ni itarantu yaguhaye kugenzura. Ntabwo izakubaza itarantu z'abantu wagenzuye, oya, ahubwo bo bazamurika itarantu zabo, nawe uzamurika itarantu yawe Imana yaguhaye uko yagenzuye, uko wayigenzuye. Niba yaraguhaye kuririmba,
ngo ube umuririmbyi, ntabwo izakubaza ngo kubera iki utagize gutya na gutya bitandukanye no kuririmba. Oya, ukwiye gusengera Imana, ukwiye gusenga Imana ikaguha ishirirwa rijyanye n'uburirimbyi, ikaguha ishirirwa rijyanye n'ubuvugabutumwa, ikaguha ishirirwa rijyanye n'ubunyamasengesho nimba ari ibyo yaguhamagariye. Ibindi byose bifite abandi Imana yabihamagariye, kandi ibyo byose ni impano zunganirana. Umwe yamuhaye kuba umubwirizabutumwa, undi muha kuba pasiteri, undi muha kuba mwarimu, undi muhereza kuba umucuranzi. Ibyo byose buri wese Imana yamugenereye ikimukwiye kugira ngo akigenzure, gifashe itorero, gifashe bene se. Ariko mu gihe gikwiriye buri wese Imana izamubaza uko yagenzuye itaranto ye. Mwene data, ese uri kugenzura itaranto yawe cyangwa uri kwita ku itaranto z'abandi, iyawe ikaba yaragwingiye? Ndagira ngo buri wese arebe ko umugamagaro utasinziriye, nyamara ahora agenzura iby'abandi, ahora areba abandi niba bakora neza, nyamara nawe ubwe umuhamagaro we warasinziriye. Bene data, nshuti zacu, ndakwinginga kugira ngo wumve nk'uko Pawulo yavuze hano twasomye mu Befeso igice cya 4:1. Yaravuze ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Niba uri umunyamuhamagaro, ukwiye guhora usengera uwo muhamagaro wawe kugira ngo Imana irusheho guhishurirwa kuguhereza ibihura n'icyo uhamagariwe. Byaba bitangaje kuba utanga ububyizi mu kw'abandi, nyamara iwawe haraye. Ni ikibazo. Ariko niba wemereye Imana, iragufasha kugenzura itaranto yaguhaye kugira ngo igihe gikwiriye icyo kibitsanyo cyawe Imana yaguhaye ubashe kukirindisha Umwuka Wera Imana itanga, hanyuma uzakimurike gifite iminyago. Ndagira ngo mbahishurire ko turi mu gihe bikwiriye abanyamuhamagaro kuruta ab'inshingano. Hari igihe turimo ni igihe rimwe na rimwe ubona abapasiteri, simbizi niba bari gusura abo bayoboye cyangwa se abayobozi b'amakorali, niba bari guhamagara bakamenya intama uko zimeze. Ariko ku bijyanye n'inshingano, ntawe uzakubaza ngo ko abantu batateranye. Igihe gisa nk'ikibitwemerera kudaterana, igihe kiratwereka ko abantu bakwiye gusenga ku giti cyabo. Ariko umunyamuhamagaro Imana yahaye abantu bo kuyobora, azi buri wese uko abayeho, azi ko batariye, azi yuko bari gusenga, abandikira ubutumwa bubabaza uko bameze, abohereza ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Umunyamuhamagaro w'umuvugabutumwa afite uburyo ari kuvuga ubutumwa batamutumiye. Imana yaduhaye social media, aho kwiri gupostinga ibintu bidakwiriye kuri WhatsApp, washyiraho ijambo ry'Imana, wakohereza message abantu bakumva ubutumwa bwiza, wagenzura Imana yo kuririmba uburyo Imana iguhaye. Niba uri umunyamuhamagaro muri iki gihe gisa nkaho bimwe bitemerewe gukora, wowe uri gukora kubera yuko Imana nta gihe yahaye abantu kudakora, ahubwo igihindura tere igahindura uburyo ihamagariyemo abantu gukora. Niba nsatira umusozo, ariko nagira ngo nkubwire ko ukwiye kugenzura umuhamagaro wawe, ukareba niba itaranto yawe urimo urayigenzura neza. No muri iki gihe gisa n'icy'umwijima, Imana ikeneye ko dukomeza kuba umucyo, buri wese uko itaranto yiwe iri, kandi akayigenzuramo nyinshi. Nitujya imbere y'Imana, Imana ntabwo izatubaza ibihe byatubayeho, ntabwo izatubaza ngo byagenze gutya, izatubaza uburyo twitwaye muri ibyo bihe. Nyamara umuntu ufite inshingano gusa uba araryamye, uba arumva azongera gukora ari uko insengero zafunguye, arumva azongera gukora ko repetisiyo zongeye kuba, arumva azongera gukora mbese muri ubwo buryo. Ariko umunyamuhamagaro aracyagenzura itaranto. Imana mu gihe korona nirangira izaza tubarane, ivuge ngo mu gihe cya korona buri wese nanyere kuko yagenzuye itaranto ye. Nuba wari umunyeshingano utari umunyamuhamagaro, uzabura icyo umurika, uzasanga itabaza ryawe ryarazimye, ubura kuryatsa, nta mavuta kirimo. Bene data, bibutse yuko igikoresho cyose kidakora kizana ingese. Niba ufite impano utari kugenzura muri no minsi, umenye ko iri gutora ingese. Uzajya kuyegura usange yarashaririye, usange yarapfuye. Ariko nagira ngo mubwire mwene data ko turi mu gihe hakenewe umuhamagaro
kuruta inshingano. Ndagira ngo nkubwire ko ukwiriye kugenzura ibyo ukora, niba ukoresha inshingano cyangwa ukora nk'umunyamuhamagaro. Inshingano zihembura nyirazo, ariko iyo azikoze afite umuhamagaro. Ariko inshingano zitarimo umuhamagaro, nyirazo agenda akamuka agasigara ntacyo afite. Rero ndagira ngo mbabwire yuko urese ufite inshingano azahembwa n'abantu, kuko ufite inshingano yo kuba ayoboye uruganda runaka arahembwa amafaranga. Ufite inshingano mu buryo bw'isi bwo kuba executive arahembwa na leta. Ariko n'uwihamagaye mu murimo w'Imana agatanga ikiguzi kugira ngo abe umuyobozi, abe pasiteri, abe perezida wa korali, cyangwa se akabigiramo uruhare, uwo yarihamagaye nawe azahembwa n'abantu bamushima, ariko rimwe na rimwe aranahinyurwa. Ariko uwahamagawe n'Imana naho yakiriye inshingano nyuma yo guhamagarwa, uwo nguwo we azahabwa ingororano n'Imana, kuko Imana izahemba abo yahamagaye ikabaha inshingano yaramaze kubahamagara. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma nawe wigenzure, usenge Imana, ubwire Imana ati najyaga nkoresha inshingano nyamara nta muhamagaro, cyangwa najyaga nsinziriza umuhamagaro wanjye simugenzure, simusengere, kandi ukwiye kugenzura. Reka rero dusengane Imana, hanyuma Imana igushoboze kugenzura iyo tarantu yawe, ariko kandi urebe niba ibyo ukora byose ubikora kubw'umuhamagaro cyangwa ubikora kubw'inshingano, hanyuma usenge Imana. Hari nubwo uba usinziriye ufite umuhamagaro ariko udakoresha, ndagira ngo uze gusenga Imana igwishire umuhamagaro wawe kandi iguhe n'imbaraga zo kubamo neza. Mana, turagushimiye ubw'ijambo uduhaye, utwibukije yuko dukwiriye kuba abanyamuhamagaro, tugakora n'ibyo duhamagariwe kuruta iby'inshingano. Inshingano zitarimo umuhamagaro ni impfabusa imbere y'amaso yawe naho abantu badushima, ariko inshingano zabanjijwe n'umuhamagaro zituma umuhamagaro urushaho kwaguka, itaranto ikagenzurwa kuruta mbere. Ndagusaba kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo muhe imbaraga zo kugenzura umuhamagaro we, kandi abashe kukubaha no kugendera mu nzira nk'uko umuhamagariye. Urakoze ko wabanye natwe, ngaho ushyigikira itorero ryawe kandi uduhembure tubashe gukora no kugenda uko twahamagawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Yesu abahe